mukobwa wanjye gikundiro nkunda igera hino ngo ugiye kugutuma kwa Kagwera ugenda guhereza miti y'ibishimbo aguhereze na pake ugera hijya ugure nyine ikaramu kugira ngo ibizamini bizatangire uyifite pake ndayo araguhereza isosi mwana wibuke n'agasenda. Oh no. Wihute kandi Yes. Utumye ikisi. Miti na pa. None si ko sisha bagwaye igiceri cya bombo. Nese bagwaye n'ikirindazi. Nese ngiye wareka ngaguhereza basi n'ikirindazi ukanyera kabisa. Yesu we. Barakubujije. Yewe we. Basi ngereka ndakongera n'irindi jana uragura intuze ebyiri. Basi ngonge mbeza kabizu kamwe. Yesu we. Niba wanze. Oh no. Unaranza si? Ndanga. Naranze wa? Ndabwenge bw'abana koko babivuze ukuri. Mwana wanjye igihe namutumiye atarazarera. Ndarota cyangwa ndi kubona ibyanyabyo mwana ari kumwe na kiya gisaza ni cyahera. Ese sha kuri ubwo ngubwo icyo byanjye kubyanze buri urakora igiciro Umva papa yagiye Kigali yaje ambaga igiceri kandi buri munsi. Ishije ukuri si? Ni ukuri. Yewe we. Ndumva biri kunjabuka kabisa. Simbyumva ku mwana wanjye. Mwana wa iki gisaza ni cyahe? Yari ngo maka bisa mu mafaranga. Ngo iki wa gisaza we? Mwana wanjye. Ngewe uyu mwana pe naramwikundiye ngene nanjaka nzamutegereza kure. Ushatse kumbwira ngo ni sheri wawe ugashira umusatsi ku mutwe we? No. Asazira ubusa nk'igisiga. Ngewe uyu mwana nubwo ari uwawe ariko ngewe ndamukunda wangu kandi nushaka kubyemere nubwo njaje ariko ndamukunda. Woga ugakunda ngingoko we ubona umwana wanjye wo gukundwa n'urusaza rungana nawe wakivume. Ngewe none rero kamubwira ucya ndi kubona bindenze pe kanigendere ariko gusabye uruwa fake. Uruwa fake? Ahubwo uri amahera. Kuba ndakujyanye mu mategeko ngo bagufunge ndakubabariye wa gisaza we. Uri n'amahera kabisa. Sawa urakaribwa n'urusenda mu kibuno. Umwana wanjye ninongera kukubona bazakujyana. Uno musego. Umva kubwiye ngo wewe urutwa n'umudini. Kajya umubyi. Yesu we. Ko ndi kubona hano muri gutongana nibi. Neko ko ndi kubona hano muri gutongana byagenze gute? Ni iki gisaza kiwogera cyaravumwe kiri kumbeshyanga kana kangana kurangiye no. Cyeno ukajya. Ariko umwana ugana nawe. Ariko mane ndanona guseka no se muri imitsi nibo bakeneye akinene ko ari ibirenze. Ako si mwa pasteur ko babivuze ukuri buno ki pasteur by'ubu bihehetaga oya kuvuga kinene ko nagake. Kazi yakagusobanurira uko nje ngunda gusenga. Ariko sha ko ndi kubona muri aho niki gisaza cy'igihehesi ku mwana wanjye byagiye gute ngewe umwana wanjye ngwiyame nawe pasteur nawe ndi kugira ngo nguregere iki kigabo ni igihehesi ku mwana wanjye ngisanze kiri kumwoshya ngo kimuhereza amafaranga ngagisome aho ari yindi ngingo kiri gushaka ho ndakijyana mu mategeko. Aho ukore ninga pasteur karangwe mureke nze ngiye mbabwire pe. Cyo
cyakoze pe namwe muri nk'abantu b'Imana namwe murebye iki cyana nawe wakirya Yesu we nawe wamurya ikabone umwana wamurya pe ariko cyabikoze naragiye ndabona si uwo nisi umupasiteri si icyo navaje ku mwana wanjye mwese mumbereye imbwa gusa ariko igihugu kidakubita imbwa cyorora imisegamwa hariya nako ndi kubona hari ikibazo papa hariya byagenze utera reka nze mbagenge kureba jewe ibikecu byo mu mwisi byarananiye ngira gutunyobwe ngutusha Nose ubundi via utanga icya 10 mu rusengero gacumure ku Mana ndagitanga gahini ariko sha utangaga icya 10 mu rusengero cyangwa ugitanga ku busambanyi gitanga mu rusengero usambana mwana wanje ariko ngenda nakujyana mu mategeko nezi papa ko ndi kumva inkuru ibyo bigambo byagiye gute bakumbeshyanga kakana nesi none kakana niko no ufataho hari naho bampariza ariko bahoze babivuga reka nze niyo nyungu ibibonyemo nesi papa mere waramuhaza Yesu we ari kumuhaga nukumbeshyera wana reka nze ningera mu rugo rero ndaguhatika inyapfu nicyo wabonye ariko abana bo mwimisi ndaho mu kicyuba ahubwo uribeshya ndange byandanze mu rugo ndakumanika kuri shoropandi urabibona jewe uratinya noneho yesawa sinzange byandanze mu rugo kuko wombona kabisa uko pastor yanyishagamo ngagira ni umuntu ukijijwe kumbe ahubwo afatanyaga n'abasambanye guhonya utwana tukiri dutoya nyigisha no mwenene koko bose ari bamwe ubundi ibi bigabo byigiye reka nze tubyigisha umuco ndi tubijyane no mu mategeko tubikoma ahubwo niyo gahunda kabisa